Reka mbahe ikaze nanone ku ijambo ry'umwimerere, mbahe karibu ku ijambo ry'umwimerere, mbahaye ikaze Jeremy Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholchim liluchot hayom. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye gukomeza tureba ubuhanuzi bwa Irani na Isiraheli. Iriya ntambara ihatse iki? Nibyo tugiye kureba. Wibuke ko ubushize twatugeze aho Irani n'ibindi bihugu byose biri kwivira indimwe iri kwanga kujya muri iyo ntambara. Ibihugu byagiye akagambane kugira ngo bihishe ubwoko bw'Imana, bisenye birimbura ubwoko bw'Imana butabishyanga, kandi izina ryabo ry'ubwoko bw'Imana ntirizongere kwibukwa ukundi. Twari tugeze naho tuvuga rero ko Imana yahaye bano bantu ubwoko bwayo, ariko niba yikorera iyicarubozo ko izabakubira kabiri n'inshuro nyinshi cyane, kuko izabanywesha ku gacuma k'umujinya wayo kubera ibyo bakoreye ubwoko bw'Imana. Aho niho twari tugeze. Mbanze mbasuhuze mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, byose kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Nkuko mbikubwiye, tugiye gukomeza tureba ubuhanuzi bwa Irani na Isiraheli, iyi ntambara ahiganisha kugira ngo ukuri kuzagaragare mu cyo bise operasiyo yo kwivuna intare iri kubyutsa umugara, kuko Irani niyo iri mu nzira yo kugira ngo badakomeza kukandamiza ubwoko bw'Imana bwa Yuda, aribo birabura bari muri Amerika, n'ubwoko 10 bwa buri muri Afurika. Mbere yo kwinjiramo rero, maze mbashimira bakomeje kwiyandikisha cyane. Subscribe nawe utariyandikisha, uku kuri kujye kugucika. Karibu nanone ku ijambo ry'umwimerere, kandi uku kuri wikwihererana, kandi aho like n'ubuntu, ubundi ukomeze kugira ngo uku kuri kugere ku bantu benshi cyane. Kandi like rero tuzamuke twinjiremo, ubundi wumve icyo ubuhanuzi utakumva ahandi hantu hari hose icyo buhatse, kuko uku niko kuri ko abantu bazagenda babisobanukirwa uko iminsi izagenda yicuma. Urumva rero, byarashobokaga kera na kare ko batubwira ko turi ubwoko bw'Imana, ariko se kuki batabitubwira? Ni ukubera iki? Nyine nibyo bagenderaho, nibyo bibatera imbaraga zo gukomeza kugira ku kagambane kugira ngo bakomeze batuyoboye. Amashyanga yose rero yabyumvikanyeho ubwo Isiraheli yagwaga, nibyo bagendeyeho babonye ko duteye Imana yacu umugongo, nkuko tubisoma mu Gutegeka kwa 2:28-68. Bya bintu Imana yari yaratubwiye, ni mu bwoko bwanjye nanjye nzaba Imana yanyu, ni mu nkosereza dore bizabaho. Biranditse neza ku mukara n'umweru, Gutegeka kwa 2:28-68. Nabisobanuye inshuro nyinshi cyane, wasubiramo muri video nakoze ubushize ukagenda uzireba. Baricaye rero bajya inama, baravuga bati aba bantu nibaramuka baguye nta na kimwe tuzababwira. Babigize ibanga rikomeye cyane, kugeza ubwo turi kugenda twinjira mu bihe bya nyuma, mu minsi ya nyuma, ubwo twita iminsi ya nyuma, ariko Imana ikaba yadusezeranyije ko nta gihishe kitazajya hagaragara. Niyo mpamvu ubona ari kurwana ibihe bihuta cyane kugira ngo batanguranwe bajye imbere y'ibihe. Satani wibuke ko iteka ishaka kujya imbere y'ibihe, ariko igasanga Imana iri ku bihe. Gahunda yabo rero ni iyihe? Ni ukugira ngo batureke tugume turi hasi, ntibazigire batubwirana mba ko twari ubwoko bw'Imana. Dukomeze dusoma muri Bibiliya rero. Wibuka ko twasomaga muri Zaburi 83, ubu tugeze kuri 6. Bahuje umutima wo kujya inama, ni wowe basezeraniye kugira ngo bakurangize bakurimbure. Iyo ni Bibiliya bitubwira. 7. Abo rero nibo banyamahemba ba Edomu n'aba Ishumayeli, kandi n'aba Mowabu n'aba Hagari. Reka nsobanurire hano. Abo mu mahema ya Edomu n'aba Ishumayeli, Esau niwe Edomu, niwe wize uwo mushinga wo kugambanira ubwoko bw'Imana. Edomu yararebye aravuga ati aba bantu turamutse tubakuye ku Mana yabo bakagwa gatoya, ko bari bazi imbaraga z'Imana, Imana yari yarahaye ubwoko bwayo, baramutse bavuye ku Mana yabo tuzabarangiza. Edomu yiga uwo mushinga, awushyira muri ayo mashyanga yandi, akoresha Abayishumayeli nk'uko tugiye kubireba. Abamowabu barakurikira, n'Abahagari bose barakurikira. Umushinga barawunoza neza, barangije reka tumve uko byagenze. Wibuke ko uwo mushinga wa Edomu aribo bazungu bafatanyije n'aba Ishumayeli. Ishumayeli aribo Barabu. Wibuke ko Abarabu buriya nibo batangiye gukorera ubucakara abirabura. 8. Abagebari n'Abamoni n'Abamaleki n'Abafilisitiya n'abatuye Itiro, abo bose baje muri ako kagambane.
abamarayika rero akaba ari bariya biyita abayisiraheli b'uyu munsi bari hari uyu munsi, abageba, abamoni, abamareki, abafilisitiya. B'abafilisitiya bajyaga barwana n'ubwoko bw'Imana cyane kera, urabyibuka muri Bibiliya, n'abatwitiro bose baje hamwe banoza umugambi wo kugirira akagambana ubwoko bw'Imana, kugeza ubwoko bw'Imana babujyanye mu bapagani, mu byo Imana Uwiteka yanga. Noneho ni uko ubwoko bw'Imana bwaguye, bumaze kugwa bababonye nyine abamenera, baratwivuna karava. 9, Abashuri nabo bafatanyije nabo. Abo muri Ashuri nabo ntibasigaye nyuma, bose bahise bajya muri uwo mugambi. Noneho batabaye bene Roni. Noneho bikaba bivugwa ko abakomotse uyu munsi kuri abo bene Loti bari kumwe n'Abashuri, bivugwa ko uyu munsi ari bari Abapalestina. Bari Abapalestina ubundi ntawe kiriya gihugu ari cyabo, bari Abarabu bose uko tubizi bahaje nyuma nabo. Abantu banyaho ba kiriya gihugu ni bariya bakiri hariya Dimona, bahasigaye abenshi bitwa Bedouins. Bahari bakiya babirabura nibo bisigarizwa by'ubwo bwoko bwa kera bwahoze hariya kera na kare. None rero bari abantu ba Palestina na buriya bwoko buri muri Israeli ari bo Amaleki bapfa igihugu kitari cyabo, kubera ko bavuga bati bamwe tubigije abandi tukabigizayo tukagifata bya birangiye. Niyo mpamvu ubona Israeli ishaka kurimbura bari abantu ngo ibahavane, kuko banze kuhava. Nabo baravuga ati igihugu ni cyacu, ko bazi ko bene cyo bagitaye, bakavuga bati turamaze tubakubye tukabavanaho. Muri Israeli ifite ubucuyi n'umugambi wa hatari wo kuba yabarimbura ikabavanaho bose, kugira ngo ifate kiriya gihugu igikore kwa kundi kikweretse. Izo ni gahunda bafite, ariko ntabwo bizashoboka kuko Imana yagumisha abari Abapalestina nabo kugira ngo biyitirire kiriya gihugu ko ari icyabo, kugira ngo umugambi uzakomeze ukure kugeza ku munota wa nyuma bw'Imana izagaragaza ubwoko bw'Imana ni bande. Ibi tubisoma hehe? Reka nguhe gihamya. Tubisoma muri Amos 1:6. Bene Loti nakwiye ko bivuga ko ari bo bariya b'uyu munsi bita Abapalestina. Umuriro ukaba uri kubakaho. Kubera iki umuriro uri kwaka ku bariya Abapalestina i Gaza? Buretse wumva impamvu. Niyo mpamvu nkubwira nti cya bugufuze mu buhanuzi wumva ibijya mbere. Gaza irazira iki? Narabikubwiye 1, 2, 3, 4. Reka mbisubire mu munsi ikintu Gaza iri kuzira. Wibuke bakoze akagambane, b'Abarabu bashese ubwoko bw'Imana bw'abirabura, bavira ndimwe n'abazungu. Noneho bamaze kunoza umugambi, urabona, uzarebe umuntu, ndaguha urugero rufatika cyane. Umuntu yagushutse ngo genda ugambanire muntu mugenzi wawe, mwari inshuti, bakamwica. Iyo bamaze kumwica uwo muntu, ninde bahindukirira? Bahindukira wowe mugambane nyine, kuko bazi ko amabanga byanze bikunze uzayamena. Byanze bikunze ntago ubayeho. Ni ibintu tuzi, ingero ni nyinshi cyane, wakwandika mu urugero wumva uzi rufatika, ukareba umuntu mwari inshuti magara, noneho abantu bashaka kumugira nabi, kumurimbura, banyura muri nde? Banyura muri weho umufiteho access, mwe mwirirwana umuzi 100%. Bakagukoresha gahunda, bamara kwigeraho, bamara kurangiza uwo muntu, usigara ntari kungoye ninde? Ugendana n'urupfu n'uwo ngo wagambanye. Niko bigenda. Abarabu rero niko byabagendekeye. Abazungu bakoze umugambi bafatanyije n'Abarabu, bakoresha Abarabu. Noneho bamaze kubivuna, bibaho imyaka ibihumbi n'ibihumbi. None uyu munsi bari kuvuga bati mwebwe twarabakoresheje, none dore namwe muri kwita kino gihugu, kandi tuzi neza ko ntago kino gihugu ari icyanyu. Niyo mpamvu tugomba kubavuna, tukabivuna kugeza tubarimbuye. Tubisome hehe? Twongere tubisome muri Amos 1:6. Wumve icyo bari Abarabu bigaza Abapalestina bazira. Uwiteka aravuga ati ibicumuro 3 by'igaza ndetse 4 bizantera kutabakuraho ibihano, kuko bajyanye abantu bose ari imbohe bakabaha Idomu. Bafashe ubwoko bw'Imana babugira imbohe, barangije babuha abazungu Idomu. Nicyo bazira bari abantu ba Palestina bigaza, nibyo bazira. Nongere mbigusomera nanone. Uwiteka aravuga ati ibicumuro 3 by'igaza ndetse 4 bizantera kutabakuraho ibihano, kuko bajyanye abantu bose ari imbohe bakabaha Idomu. Ibyo bibi byose babikora ubwoko bw'Imana kugira ngo abana bose bazakomoka ku bakurambere bacu, aribo batwebwe turi uyu munsi n'abazaza mu bihe bizaza, bazamara abacakara ubuziraherezo. Yariyo gahunda, ariko Imana yacu iragira iti ntibikabe, nk'uko tubisoma mu Roma 11:1 kuva kuri 1 kugeza
kuri 5 tubisome twumve ko Imana izagera ikongera ikatwibuka ikadusubiza utware. Abaroma 11:1-5. Nuko ndabaza nti mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da ntibikabe, kuko nanjye ndi umwisiraheli wo mu rubyaro rwa Aburahamu wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo, yamenye kera na kare. Uwo ni Pawulo nawe yari mu bwoko bw'Imana mu muryango wa Benyamini. Wibuke Pawulo hari n'abantu bamwitiranya n'Abanyegiputa barabirabura, na Pawulo nawe yari umwirabura. Aravuga ati no, Imana ntabwo yaciye ubwoko bwayo, ahubwo izongera twibuke, kuko Imana itaciye ubwoko bwayo, yamenye kera na kare. Dukomeze. Ntimuzi ko ibyo byanditse kandi byanditswe bivuga no kuri Eliya ubwo yivovoteye Abisiraheli abarega ku Mana ati, mwami, bishe abahanuzi bawe, basenya ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine kandi barashaka kunyica. Mwami, mbese Imana yamusubije iki? Yaramusubije iti, nisigarije abantu 7,000 batarapfukamira Bayali. Abantu 7,000 batarapfukamira Bayali. Nuko rero, uko niko bimeze no muri iki gihe, hariho abantu bakeya basigaye batoranyijwe kubw'ubuntu. Abantu bakorera Imana, bakunda Imana, bazi ukuri barahari, kuko bategeze bapfukamira Bayali w'uyu munsi w'iki gihe. Niyo gahunda Imana ifitiye ubwoko bwayo, ikazongera kububyutsa. Nibyo bije. Komeza rero dusobanure ibi byose byakozwe kugira ngo umwana wese w'umunyafurika cyangwa umwirabura muri rusange uzavuka uwo ari wese ajya abwirwa ko yavukiye ku mucakara w'ubundi bwoko bwose butuye isi. Byarafashe, bimaze gufata hafi imyaka 2,000. Urabona ko tubimazemo hafi imyaka 2. Urumvukana ibintu byari bifite. Sinzi ko wumvukana ibintu byari bifite. Ibintu bapanze imyaka hafi 2,000 bikaba bigikomeje n'uyu munsi. Byakomejwe nuko babigize ibanga rikomeye cyane. Abantu bagora bibaza bati, ese Afrika kuki kennye? Kuki dukennye? Dufite byose ariko turakennye. Yes, nakagambane bafite, ubucuruzi bwose, amabuye byose bagatwara, ugasigara uri zero. Wazamuka ute? Ntushobora kuzamuka. Abantu rero bakubajije ubutitsi impamvu Afrika ikennye, dore iyo niyo mpamvu, ni ukubera Zaburi 83. Baje hamwe baradusenya kugira tutabishyanga, kugira ngo izina ry'ubwoko bw'Imana Isiraheli ko twatoranyijwe turi ubwoko bw'Imana byibagirane, bitazongera kwibukwa ukundi burundu. Bikaba byarakozwe rero kugira ngo abantu bacu bazajya babona ubundi bwoko bwose, bajye bumva ko buri hejuru yacu. Niko bimeze. Iyo ubonye ubundi bwoko, babona umuzungu, babona umunyafurika ari hano agasuzugurwa, ariko umuzungu yajya muri Afrika agahabwa icyubahiro gikomeye cyane. N'Abashinwa nuko, n'Abarabu, abantu bose bahita bumva ko bano bantu barakomeye, bameze gute. Ni Zaburi 83. Niyo mpamvu rero iyo ubonye Umushinwa, Umuhinde, ikibabaza cyane niyo ubonye Umuhinde na biriya biryo biba bibonukaho cyane, Abarabu bose nakubwira, bose babona ko baturusha ubwenge, baturuta kure. Uzarebe niko batekereza, ubona ko ni ibintu biri automatique, babona ko baturenze, baturusha kure. Ariko wareba ubwenge ufite wenda, none ukibaza impamvu abantu baguca amazi ukayoberwa. Kumbi niwo mugambi wa Zaburi 83. Baje hamwe barawunoza neza, barawunoza. Benshi bakabona atazi na gato ibiri kujya mbere. Abirabura benshi ntabwo babizi. Abirabura benshi ntibabizi, kuko bikoze ku buryo umwirabura ahubwo akurwanya we mugenzi uri kumubwira ukuri, kuko abazungu bafite imana zabo, Abarabu bafite imana yabo, Abahinde bafite imana yabo, Abashinwa bafite imana yabo. Wewe ufitiye Imana, wewe nk'umwirabura ufitiye Imana ntayo, ufite ibishushanyo by'imana zabo. Banogeje uwo mugambi rero Zaburi 83 kugira ngo utazamenya uko byagenze. Uyu munsi ndibaza ubimenye, noneho ugiye gukanguka ugatangira kumva ukuri, ukibaza, kuko byanze bikunze ni igihe gusa. Wabyanga wabyemera, uko kuri uzakumenya, uzakubona. Ese uzakubona waratinze cyangwa se uzakumenya mbere y'ibihe, kugira ngo nawe uziringire Imana yawe izakurengere muri biriya bihe bigiye kuza. Ayo masezerano rero avuga iki muri makeya? Wumve ko ibi bintu ni birebire, tuzajya tubikomeza gahoro gahoro, twumve icyo amasezerano avuga muri make. Niba mushaka ko dukomeza kuyobora abantu, niko baje hamwe baravuga bati, abantu murabona ko Imana yabahaye akaboko gakomeye, ibaha ubuyobozi, yabahisemo, twagize Imana baragwa, none dore turabayoboye. Iyo ni imyaka wenda twavuga muri no myaka biri kwinjiramo abantu batumva ibyo ari byo. Ni ibiki biri kuba uyu munsi? Kuko Irani
iramutse uvuye muri uwo mugambi wayo ni ukuvuga ngo gahunda yabo ntiyakunda. Reba iriya gahunda yo gukora kiriya gihugu ntishobora gukunda, gahunda yo kuboza isi ubutegetsi bumwe ntibyakunda. Ni ukuvuga ngo Iran byanze bikunze igomba kujya muri uriya mujyo, niyo mpamvu bari kwitsa biriya bibazo kugira ngo izemo iri mu mujyo wabo, ntijye mu wundi mujyo w'Abarusiya na biriya bihugu bindi by'Abashinwa na za Korea za ruguru, kuko Iran niyo rufunguzo, niryo pfundo. Niyo mpamvu ubona Iran bayishaka. Iran barayishaka cyane rero kugira ngo ize muri uwo murongo. Ayo masezerano avuga iki rero? Niba mushaka ko dukomeza kuyobora abantu bakaguma ari abacakara bacu ubuziraherezo, buri wese agomba gukora akazi ke kugira ngo tubagumishe hasi. Tugomba gukomeza ikinyoma cyacu, tukomeza tubatsikamiye bari hasi. Iyo ntara rero bavuga ko iri kubyutsa umugara, bari gukoresha code aha ko ari Iran, ariko urebye neza ucishirije neza ukareba mu kuri, kuko Iran nkuko nabikubwiye ntago ari intare. Iran ni idubu, bear. Lion niyo ntare. Intare ninde? Intare ni Yuda. Intare ya Yuda muri Israel ya kera, abirabura aribo bareba Yuda bari muri Amerika. Nibo bari muri Amerika, bakavuga bati Iran bari gukoresha code yuko Iran ariyo ntare, kuko bazi ko nyine nuvuga ngo Iran niyo ishobora kuzongera kurengera buriya bwoko bw'Imana bwa Yuda ariyo ntare iri muri Amerika. None bagakoresha code bakavuga bati turwanye intare iri kubyutsa umugara ariyo Iran, ariko none bakabivugira mu cyayenge bashaka kuvuga ubwoko bw'Imana bw'abirabura buri muri Amerika, kuko uko ibihe bizagenda bizamuka buriya bari abantu bo muri Amerika babirabura b'Abayuda bazagira imbaraga gute rero? Wibuke ko Imana irakubwira ngo menya ukuri, numenya ukuri kuzakubatura. Ibaze noneho bari abirabura bose bari muri Amerika nibamenya ko ari bo bwoko bw'Imana 100% batagishidikanya, wumve bwa bwoko bw'Imana bwa Yuda ingufu zagira. None Afrika ikazamuka bwa bwoko 10 bwabuze, umva izo mbaraga tuzagira. Sinzi kubyumva, ntago abantu benshi ntago babibona. Bararebera mu muzungu aracyafite imbaraga, yes aracyafite imbaraga kugeza maginga, ariko ibaze icyo gihe ubwoko bw'Imana bumara kumenyekanwa ku isi yose ko ari bareba Yuda bari muri Amerika babirabura, n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afrika bose bakamara kumenyekana. Niyo ntambara ya hatari karundura izaba. Noneho bakavuga bati bakoresha iyo code. Urumva ko code yo gukubita intare iri kubyutsa umugara, nuvuga ngo tangirira kuri Iran, kuko Iran niyo izajya mu nzira yo kugira ngo uwo mugambi udasoza. Noneho kugira ngo dusoze uwo mugambi Yuda atazabyuka, iyo ntare itazabyuza umugara, nuko tuzamanze guca Iran ari ishobora kuzaba ikiraro cy'uko Yuda izongera kubyuka, nkuko byagenze Cyrus Kuro avana ubwoko i Babuloni abusubiza he i Yerusalemu kugira ngo bubake urusengero rwa kabiri. Urabyibuka neza. Bakavuga bati rero ni nkuko isoko igiye kuzana amazi, noneho ya robine ntago ujya gufunga robine, ahubwo ushaka kubikora neza ugenda ukica isoko, uva ku isoko. Nuvuga isoko hano ni nka Iran, ikiraro ubwoko bw'Imana buzambukiraho kugira ngo ya robine izafungura amazi, aribwo kwa kuri kuzamenyekana neza ko ubwoko bw'Imana ari abirabura bari muri Amerika n'ubundi bwoko 10 bwabure muri Afrika. Nibyo Israel iri kurwana nabyo ku bantu batabibona neza. That's what's happening. Nibyo biri kuba. None kugira ngo bafunge ya robine bahereye ku isoko, babanze baca isoko. Niyo baca isoko robine ntabwo izafunguka n'ibikoresha isoko. Urumva ko niba mara kuvana Iran mu nzira, bo bizera ko bizaba birangiye, ariko Imana ifite inzira nyinshi nk'igihumbi. Nkuko mubizi rero, the Lion of Judah ni Yuda nyine. Code bakoresha hano nawe urabyumva ko bari kuzimiza. Intare yarabyutse rero barabizi neza. Yuda yarahagurutse, kandi Yuda yabyuye umugara. Niyo mpamvu tugomba kuza hamwe na none rero tugakumira Yuda, tukabuza kubyura uwo mugara. Niyo mpamvu Iran iti wapi, ibyo bintu ntago ndi tayari, sindi tayari kubijyamo, kuko nzubu hanuzi. Iran iravuga iti no. Reba ko byagenze. Imana yadukoresheje kera abantu tubasubiza iwabo. None dore uko ubuhanuzi bumeze, byanze bikunze buri gusoza. Barabizi Iran izi kubuhanuzi buri kuza ku musozo, ntago ishobora kubizamo. Iri kuvuga iti no, ntago turi tayari. Imana nayo rero ya Abraham, Isaka na Yakobo ikabwira Iran iti ugomba kuza muri iyi ntambara wanze ukunze. Kubera iki Iran igomba kuza muri iyi ntambara rero? Nuko kugira ngo ubwoko bw'Imana bwongere bumenyekane, Iran igomba kurwana n'ibi bihugu ikaresista. Noneho cyagihe Imana yateganyije kugira ngo bisoze, abantu benshi bamanze babyuke bamenye ko ari ubwoko bw'Imana kigomba kugera. Noneho Israel ikavuga iti no, iki gihe ni gito kandi nta gihe dufite, reka ahubwo tubafatirane batari bamenya abari bo, kugira ngo tujye twimika nk'igihugu
cy'Imana kiganje uko nakikweretse ku ikarita, none Iran ikavuga ati no ntibishoboka. Kugira ngo bishoboke rero Israel ifata kiriya gihugu yite ko ari igihugu cy'Imana, bigomba kumera gute? Igomba gufata biriya bice byose, kandi Iran ntago yumvikana nabo, akaba ariyo mpamvu bari kuyishotora kugira ngo irwane nabo umugambi usoza. Uwo mugambi ugomba gusoza ku neza cyangwa ku nabi, niko Israel ivuga. Urumva ku neza niki? Nuko Iran yakwemera kujya muri ako gambane kabo igatuza bikarangira, ariko umwuka w'Imana nawe ukavuga uti no ntibishoboka. Iran igomba gukomeza kuba resista kugira ngo noneho bazakora intambara yeruye, noneho niyo mara gukora intambara yeruye n'ubwoko bw'Imana bwo buzagaragara byanze bikunze niyo gahunda. Tuzakomeza rero tureba aho bigana ubutaha, ushoje muhishiwe none nibwo tuzabyinjiramo neza tukareba icyo ubuhanuzi uko bizagenda, nuko ubwoko bw'Imana buzabyuka bukamenya abari bo, noneho isi yose ikazakwira imidugararo bamaze kumenya ko ubwoko bw'Imana nyabwo ari abirabura bari muri Amerika, aribo bayuda n'ubundi bwoko 10 bwaburiye muri Afurika. Benshi bakazazamuka noneho barira baburoga bavuga bati Yeremiya 16:19 ni koko twarazwe nyuma. Abo tubwira mukanga kumva ngo ubwoko bw'Imana abirabura ngo ntacyo bivuze, mwese mugiye kuza hanze mubona ukuri noneho mutangare, kuko niba wumva ushaka kuyoborwa gukomeza uyobowe n'ikinyoma na Satani, kuko iyi si yobowe na Satani nyine. Niyo mpamvu ubona ibiri kuba mu isi yose bayobora kwa Satani. Nimba wumva ushaka gukomeza kujya muri uwo mujyo, komeza uvuga ngo iby'ubwoko bw'Imana ntacyo bimaze, kuko ubuhanuzi bw'Imana ibyo bahishe ni byinshi, biriya bitabo bavanyemo, ibyo bahinduye byose, ibyo batubeshye byose. Ubutaha tuzakomeza tubiganire, ariko reka tubanze twibande kuri ubu buhanuzi bwa Iran na Israel, turebe uko Israel igiye kwishyira hanze ya Israel ya hariya yishyire hanze. Ukavuga ati se Israel yaba Israel gute? Kubera ko kiriya gihugu bari abantu bijyanye hariya, wibuke ko Yafet yagombaga kujya mu mahema ya Shem, uko bibye izina ry'Abashikenazi narabikubwiye bushize, uko baje kujya hariya muri Israel mu 1948 aho baturutse, amasezerano y'abajyanye Balfour 1917, byose uko byagenze ko bahaje narabikubwiye, ko bashatse kujyana muri Madagascar bikanga, byose narabikubwiye. Barangiza bagiye hariya ko baje kwihindura, bagahindura ubwoko, bagafata n'izina rya Ashkenazi, byose none bakaba hari magingaya. Ariko igihe kikaba kigeze kugira ngo kuri kujya hanze, kuko nta gihishe na kimwe kitazajya hanze hagaragara ku rumuri. Nibyo biri kuba. Ndibaza rero utakomeza kumva ko isi yayoborwa n'ikinyoma na Satani nkuko bimeze ubu, kuko ubwami bw'Imana bugiye kuza. Ubwami bw'Imana buza gute rero? Buza iyi si itangiye gukwirwa n'umwijima, kugira ngo umwijima urengere isi. Niba wa mwuka wa Kristo ugaruka none ukaba uri kuza mu bantu kugira ngo ukuri kugaragare. Tutegereze rero mbere yo kwinjira muri umusozo w'ibintu uko bizagenda, uko bari abantu bazamenyekana, nuko ubwoko bw'Imana buzamenyekana, nibyo tuzakomerezaho gutaha. Ahasigaye rero nkaba mbashima abo twabanye, ndizera ko ibintu bibatera kunyoterwa ukuri, kuko uko niko kuri utakumva ahandi hantu na hamwe. Benshi burumva mu bitangazamakuru byo babeshya, ariko iyo mbabwiye dore nuko bimeze. Ubuhanuzi bw'Imana uko buzarangira, hazacu wambaye, kuko uzi ukuri ko kuzabatura. Umenye ko ukuri kubatura imbohe, kandi ukuri kukabohora imbohe. Nkambashimira abo twabanye. Nawe utariyandikishe kora subscribe, ukandeho like kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane, kuko ukuri kubohora imbohe. Nkambashimira rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba, tov meyod.